umva rero mwana wanjye witonde hano hanze birakaze ni ukwitonda umuco ukuye muri Kongo aba ari uzakomezanya hano batagenda bagatangira bakagukubita za mitsingi bakagukubita amaburushete ejo mu kanya bakaba bagukubisa indungubiseho undi muzigo nawe ubwawe nagushoboye Nzovu ejo bundi yarantutse ngo nujuje imyaka 40 ngo nta mwana ngo nta mugore Nzovu aho uri hose metre Nzovu reba umukobwa wanjye niba ufite umukobwa ungana n'wanjye kandi undusha imyaka ufite imyaka 50 ufite 40 undusha imyaka 10 yose dore umukobwa imfurangisha narasize muri yabura ntago namukubise nashaka kumukubita nyabyo urushyi bitarara salama agahita asinzira n'iminota 30 nje mu turushyi bitarara salama nyarwo ariko burarwara mushije ariko biratwagaruka ko we hari abantu wenda bakomatinze ati ura mwana abivuze wenda byamunaniye kuvuga yakamwana ariko twebwe nk'abasesenguzi twaze gusanga ura mwana ari agasuzuguro no kwigira umunyabwenge kuvuga ngo anyitukishwe ngo nyakabwana kuvuga yakamwana byari bimunaniye twaje gusanga bitaramunaniye ahubwo aragushaka kunukira mu magambo kunukiramo Yes nyangusuza kenezere komeze neza ari hose mu cyo gitandukanye iburasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course mwenye nitwa Ceketu umugabo dakina n'abana ukiraranyina yaka assalamu alaikum shamezutesha ndashima Imana n'abantu bakeya ndashima bakoze subscribe kuri Kigali News 25 bose n'abagaciro impamvu rero ngiye nagwamagaye Isiyaka bamamugenza niruka ndakubwiye ngo ndashimira by'umwihariko Red Cross International Croix Rouge Red Cross International abavugaga rero zanze nk'abantu z'abametre Nzovu yirirwa nesha umutwe ngo nta mwana ngira bazi ngo nzapfa nabyaye dore umukobwa wanjye sha nari narasize muri Kongo uyu mwana yavutse 2006 uyu mwana murebe ni umukobwa wavukiye Igoma uretse ko twaje kwimukira twaje kwimukira Rucuru zone Rucuru ko nyina ari umusirikare murabizi by'abasirikare deployment bagenda batwimura ndashimira by'umwihariko u Rwanda guverinoma y'u Rwanda ndetse na Croix Rouge y'u Rwanda nibo bamungejejeho yitwa Nifa uyu mukobwa yitwa Nifa nuko arega urumva hariya za Rucuru bavuga ikinyarwanda ikinyarwanda cyabone igikeye ntari azamasisi nagore ikinyarwanda original n'icyano mu Rwanda ubwo urajya ngo tumuvugishe makeya buriya no kuvuga ngo nanjye ubwanjye kugera hano mu Rwanda ikinyarwanda cyanye rwose cyari imvange hari mw'iringara igiswahili indimi zigiye zitandukanye zo muri Kongo urabizi muri Kongo haba indimi 30 na ukibana papa narishimye cyane komera sha mukobwa wanjye umwana wanjye yabaye inkumi rwose mama yambwiraga ko yansize mfite umwaka n'igice urumva ni kera cyane nibona papa rero narishimye bitewe nuko nari mfite n'agahinda ko kubura mama nanjye kwibaza ngo mbaye imfubyi ariko kube zamurijwe nta kibazo bisa amahirwe rwose ngira amahirwe mbona papa ndumva n'icyo kintu ari ikintu nashimira Imana kandi ndashimira na Croix Rouge Imana bose nawe yarakoze kuba barangejeje mu Rwanda mbonye papa wanjye numva ni ibindi bintu kuko nari maze n'imyaka myinshi namubona nkabonekereza ko wenda na Croix Rouge yazongera ikadufasha n'umubyeyi wanjye mama akaboneka ko byanezeza cyane umva Siyaka umwana ntumubaze byinshi nge ndishimye gusa kubona umwana wanjye bitarenze ejo cyangwa ejo bundi ndamujyana mu nkambi Mahama ko niyo nkambi cyangwa mbarwa yamugeneza Ngarama oya inkambi mbarwamo niyo ngomba kumujyana namujyana Mahama bamubarura mushyire kuri liste y'impunzi direct negereze immigration bamushyire kuri dossier yanjye yakakuba byo umwana w'umukobwa kandi tukuzi mu bagore benshi bagiye batandukanye ndetse urabyuka hano nagugwe gitumo uri kumwe n'umukobwa mu cyumba rwose mumeze neza ese nta mpungenge mfite umwana w'umukobwa wawe kubageze mu Rwanda iwabo y'ibyiza biterambere ko nabaza akebageremo abana b'abandi nabaza akakugereramo
umva rero mwana wanjye, witonde hano hanze birakaze, ni ukwitonda. umuco ukuye muri Kongo aba ariwe uzakomezanya hano, batagenda bagatangira bakagukubita za mitsingi, bakagukubita amaburushete, ejo mu kanya bakaba bagukubise indumbiseho undi muzigo, nawe ubwawe nagushoboye. wa mukobwa we rero mwana wanjye Hanifa, witonde, ngize amahirwe ndakubonye, ni we mwana mfite wenyine, nta n'undi mfite hano kuva nagera inaha mu Rwanda, nta n'urambekera ngo namuteye inda. Mbabarire unjyane nkugize mu nkambi, ugize n'amahirwe mfite na dosiye yo kurira indege. Ese Yaka, ubu ngubu wowe n'umwana wawe murimo murabana he? ubu ngubu namusanze ejo kuri Red Cross, nibo bamungijejeho Croix Rouge. ariko ubu ngubu nyine turi kumwe muri geto, ari kumfasha no guteka, urabizi sinatekaga, ari kumfasha no guteka no kurya neza, nawe nakabe ka mfite umwana wo kumfasha, ari kuvoma n'agapantaro kakamesera. urumva rero kuba mfite umwana w'umukobwa ungana gutya nta mugore mfite, uyu mwana azabimfasha. ariko umwana wanjye mbabare, witondere rwose. iyo wabonaga Yaka mwana cyangwa papa yawe ku mbuga nkoranyambaga yikorera no mu nkamba aho nkujyanye ni habi, ntabwo horoshye kugutera inda n'ako kanya. ho noneho hari iwacu mu nkambi babyara nk'inkoko, nkugezayo ucunga neza. mu nkambi ho barabyara ukagira ngo kubera n'utuzu n'iki tuba twegeranye, ntabwo nawe Kigali, ariko mu nkambi ho babyara amafururizo. ukigera mu Rwanda n'iki cyagushimishije cyo mu Rwanda? umutekano bafite, kuba hatuje, kandi nanone nkumva mfite inyota yo kubona papa wanjye. ariko se nk'amasasu ucitse muri Kongo koko wa mugani, urumva utashimira leta y'u Rwanda? wumvaga amabombe avugira hari hakurya? biba bikomeye. buriya njye nabacitse ejo bundi muri CNDP bamaze kundasa kano kaguru, ngize amahirwe bangeze mu Rwanda, ndavurwa ndakira, ubu ndacumbagira ariko ni muzima. ariko Yaka, kubona uvuyeyo amahoro, Imana yahabwa icyubahiro, nawe ndashimira Yaka. iyo witekerejeho n'uburyo wenda wataye umugore wawe n'umwana wawe, urazwi umwana yari umwe bari babiri, iyo witekereje ukabona n'umwana imyaka afite n'aho ageze, wenda utarasubiza amaso inyuma ngo umenye inshingano z'umugabo mu rugo rwe cyangwa umunyamakuru y'umwana wawe, n'iki binengaho? ntacyo ngewe nakwinengaho. impamvu ngewe ntacyo nakwinengaho, uyu mwana sinamwanze, ari na nyina sinamwanze, uretse gusa ikibazo cy'intambara ibera muri Kongo, kandi twe turahigwa. nta kuntu rero nari kuva muri Kongo mvuye kurwana na Aduyi ngo nongere nsubire muri Aduyi. ngewe urabona akaguru mfite, ntabwo nakongera gushobora kwiruka imisozi ngo ni kuhatana na za mashini gani za Kalashnikov zamurutiye. ibyo bintu ntabwo nabisubiramo. ariko ikinshimishije gusa ni uko umwana wanjye ngezeho ari muzima. mu minsi mumaranye mwambwiye ko ari iminsi ine, nayo magambo urimo kugenda umubaza cyane, ufite amatsiko kuri we? mfite amatsiko yo kumenya uko wenda yarokotse iyo ntambara, bitewe n'uko wenda abandi bari bayirimo bapfuye bahasize ubuzima. nkamubaza, ese papa kuki utasubije amaso inyuma nyine uturebe njye na mama, ngaruke natwe twari tubayeho mu buzima bubi, bitewe n'uko mama yase ashaka undi mugabo. umugabo nyine bikaba ari ibintu by'ibibazo byo kuza atukana, atera urusaku. muri Kongo rero hari ikintu bita kabakaba. kabakaba we yarakiri umwana ntabwo yabimenye. ibyo bita kabakaba ni kwa kundi uri nk'ahani Nyamirambo, uri umusirikare ukora hano Nyamirambo, ufite umugore hano, none iyo babimuye wenda mukajya gukorera he nka za Remera, wa mugore umusiga hano, wagera i Remera abahavuye ugafata umugore uhasanze bamusize aho ngaho. niwo muco waho. bakwimurira wenda za Gisozi, wa wundi ukamusigaho, babandi bo Gisozi abagore basize ukagenda ugafata uwo. babyita kabakaba rero, aho usanze umugore ufata uwo, nawe wa wundi wasize abahimukiye bagafata uwo. niko ba Kongo dukora. ari ijambo wakoresheje ngo zanzerereze nka zanzovu ngo zavuga gutyo na gutyo. iryo jambo inzererezi
Oya, nawe Nzovu- nawe uri inzererezi kuko ntabwo twari tuzi yuko ufite umwana ntabwo imyitwarire yawe Nzovu ejo bundi yarantutse ngo nujuje imyaka 40 ngo nta mwana ngo nta mugore. Nzovu aho uri hose metre Nzovu, reba umukobwa wanjye niba ufite umukobwa ungana n'uwanjye kandi undusha imyaka, ufite imyaka 50 mfite 40, undusha imyaka 10 yose. Dore umukobwa imfura yanjye sha nari narasize muri Kongo. yaga ko tuzi Manibu yagufashije byinshi bitandukanye, kuki wahisemo kuza ngo umukobwa wanjye no ku Kigali niyuza 2005 mu kiganiro nuko ari wowe uri hafi, mwese muri abanyamakuru, nuko ari wowe uri hafi uyu munsi. Manibu ntabwo yakoze, niyo mpamvu rero nashatse kumugeza kwa Siyaka kuko dusanzwe dukorana njye nawe, kugira ngo mbibwire n'abanyarwanda mbaye stop babanira avangwa yaka ngo gapfuta byaye ngo uzapfuta byaye. Tension na rokete ngo uyu mwana wanjye sha muzongere munsuzugure. kutaramwereka mukase wa mukobwa w'amanyo nagufatanya nawe muri roge yego sha Umura ni n'umugore, inkuru sura n'umugore wanjye ari umugore nasezeranye nawe, ahubwo ngewe gusa icyo nshaka kugira ngo mbwire abantu, wagira icyo amfasha wanyohereza n'agafuka k'akawunga kaba k'umuceri, bya biro 5 by'ibishyimbo, mumfashe rwose. Urabona ko noneho mfite umuryango ntari ngenye. I need your support my brother. Babandi bavuga ngo n'abafana banjye ngo n'abafollowers, mugire icyo mumfasha rwose. Murabona ko noneho mfite famille. ariko yakavuze ibintu by'abafana. Ubundi umufana ni muntu ki? Umufana ni umuntu ugushyigikiye mu byo ukora, wa wundi gusa ibyo ukoze atagendera ngo aranshimisha avuga neza, ariko uri umufana agira gutya. Umufana nyawe nuwo yurira n'icyo kiro cy'ibishyimbo umuntu akagiteka. Ari ikindi nashaka kubwira abantu, wa muntu kujyana mu kabari akakwicisha inzoga akaba ataguha n'igihumbi cyo kugura ikiro cy'ibirayi ngo ujye atagurwa n'ibirayi umuntu zo mu kabari, abahugurira inzoga gusa, inzoga gusa, kagwamagarira inzoga gusa. Umaye n'ibyo 2 wenda ukangurira iryo cupa rimwe, ukama n'ibyo 2 nkagura n'ibyo biro by'ibirayi 2 nkajya kubiteka mu rugo. ibyo papa avuga neza. yego nibyo, kuko akenshi nyine kuko aribwo ngera mu Rwanda kandi nawe nyine ubuzima bwe ntabwo bufatse ku buryo wenda navuga ko Urabona kugera ku cyo nifuza, wenda badufashije byarushaho nkakomeza nkiga. Nibyo ngiye humura wowe ejo ndakujyana mu nkambi kwiga. Mu nkambi ni ubuntu, kwiga mu nkambi ni ubuntu. Ngenda kujyana mu nkambi bitarenze ejo, bagushyire ku fishi yanjye, icyo bita proof for registration. N'ikintu nibaza, kuki bamuzanye nahita akomeza mu nkambi akaza kugushaka? Oya, nubari mu nkambi, hari inkambi bita transit center bita Nkamira. Ahantu buri ubu ngubu niwe ari kubarirwa, nuko gusa we Red Cross yamuzanye kugira ngo abanze abonese. Ariko ari centre transit aho basohorera bakiva muri Kongo, noneho bakagenda babasapurayinga mu zindi nkambi zitandukanye nka za Nyabiyeke, Imahama, bikurikije n'iki naho famille zabo ziri, famille zabo zahunze. yakanyibukije akantu mise nekeza mama wa Pambe, njya numva ngo afite umugabo n'abana. Wowe ujye ubyemeza kuko tutarabona umuryango? Nyina wa Pampe umuryango njye sindabona abana, ariko abana n'umugabo hano i Kigali. Umugabo abana nawe, ariko abana be sindababona, uretse kubanyirika ku mafoto. Afite n'umukobwa mukuru, afite n'abuzukuru buranye n'abapampe, afite n'umukobwa wabyaye rwose yaramunyeretse ku mafoto, ariko umugabo waramufite. N'uwo mukobwa rwose yanyeretse wabyaye nabonye basenye n'abapampe, afite n'abuzukuru. Aka kanya abantu wasize inyuma cyangwa wasize muri Kongo urababwira iki kuko twebwe isi yose badukurikirana? ndi kubabwira ngo mu Rwanda hari umutekano kandi ikindi haratuje, hari imikorere uko nabibonye. Uwagira ubushobozi bwo kuza pe haratuje, nta kibazo hateye, ntabwo hari intambara nkuko twabikekaga turiyo ko nitugera hano naho bazadukoraneza, hameze neza, nawe bishobotse baza. Anyibukije yandirimbo ngo
garuka mu Rwanda nizihiwe sha. uyu rero hatagira umwitiranya, uyu ni umukongomani ntago ari gutahuka, ubyumve neza. Hatagira ubura ngo wenda ngo aba yanyuze ngo za Mutobo ngo ajye gukora ingando. Uyu ntabwo ari FDL, ntabwo yabaga muri FDL. Mwa bantu mwe mujye mumenya gutandukanya ibintu. Avuye muri Kongo bakagera ngo avuye muri FDL. Uyu yari umuturage uvuka muri Kongo, nanjye ndi umukongomani naturutse muri Kongo, ntabwo ari umunyarwanda rero wari warahungiye muri Kongo. Uwe ni umukongomani uhungiye mu Rwanda, atagira umwitiranya rero. Yakana umuntu wamamaga ati Isaka mana je wanshakiye kwa mumigiye ko indege ikanumva igiye kumuciga, yari kujya muri Amerika ikabye kumucika munshakiye. Uramubwira ibyo byaje kugenda bite? Biriya ni amagambo bavuga ni medical check, kuko ngewe medical check bamamagara buri mezi 3. Tujya hariya Croix Rouge hariya Kacyiru, niho baducumbikira bakadukora medical check hariya haruguru ya Faisal gatoya, ubundi tugasubira mu nkambi. Ariko iyo usoje hariya ubutegereje rendezvous yo guflyinga werekeza United State. Hariya rero niho dosiye yanjye yakwamiye, ni nayo mpamvu bamamagara buri mezi 3. Naho ubundi ntabwo bya nuko gusa bamamagaye abantu benshi baravuga ati bafite dosiye buriya noneho ni rendezvous agiye kujya muri Amerika. Ko nanjye nagize ati noneho ndagiye, kuko abantu bose baramamagaraga batabisobanukiwe ati Yaka rendezvous yawe ugiye kujya state, rendezvous yawe, ariko ntabwo yari rendezvous, yari medical check. Akanago tuza kuvuga byinshi muri kino kiganiro, ni byiza cyane gusa inama nakugira nk'umugabo mugenzi wanjye nuko wenda wakicara ugatekereza kabiri uburyo ugomba kubanaho n'umwana wawe. None se ubu ntibihindutse se? Bya bindi nanywaga amacupa 2 ku munsi, ngiye kujya menya ko uyu mwana akeneye n'ikiro cy'ibijumba cyangwa se ikiro cy'ibirayi. Urumva ubu ngubu ngiye kugira depense akoroni n'umwana w'umukobwa. Urabizi abana b'abakobwa baba bakeneye amavuta, baba bakeneye ibiki. Urumva rwose nkeneye ubufasha bwanyu nshuti bavandimwe. Urabona ko famille yanjye tanye ugenda ingera ejo cyangwa nejo bundi ushobora kubona na nyina aje. Abadukurikiye ndashaka kubabwira ko rwose muri Kongo hameze nabi, ariko mu Rwanda haratuje, meze neza. Ndashimira n'Imana na Croix Rouge bamfashije no kubona papa wanjye. Ibyo byose ndabibashimira. Ni fa wanjye rwose shanasize ari agahinja ndagapfa. Kiri ugihumeka kama Imana ibaho, sinari nyimutekereza rwose. Ngiye mbwire n'abandi rwose mufite imiryango muri Kongo, hakaba hashize nk'imyaka utabona umuntu wawe, ushobora kugira ngo yarapfuye ariko ejo ukabura ni muzima, cyangwa se kwa kundi bawiwisa inkuru ngo runaka ngo yarapfuye. Hari abantu bavuga ikintu batahagazeho, uzabyemera ari kubyibone. Nkanjye uyu nguyu sinari nyimutekereza rwose. Kurabiza amakompora aho ravugira muri Kongo niki, nta telefone ntaki, nge nari nzi ko nanjye byarangiye. Ariko niba ufite umuryango muri Kongo, umuntu agakubeshya ngo umuntu wawe yarapfuye, ntukabyemeze uko ejo cyangwa ejo bundi ushobora kubona kugezeho. Wabonye ibintu birabera muri Syria? Muri Syria reka reka. Wabonye uburyo inyubako zirimo ziragenda zituritswa? Wabonye? Niyo mpamvu Nyarwanda ngo isi nisakaye. Sinisakaye urumva, kandi umugabo mbwa aseka imbohe. Impamvu mvuze gutyo nuko hano hanze ari abantu bigize abadanje, bafite etaje, bafite imodoka, ntazi ko ejo cyangwa ejo bundi bayimutwikiraho. Urumva nk'ibiri kubera muri Syria, bafite ama etaje rwose, inyubako ziri kujya hasi. Basubiza amaso imukaraga kwa Kadafi byabayeyo. Ibintu rero byo kujya mwirata, mujye mushimira Imana, muvuga ati Mana ushimwe kubona ukiduhaye amahoro. Ariko iyo utangiye kubyimba hano mu muhanda, hari abakobwa nyambona rwose bari kwirata hano muri kaburimbo, bari kuzunguza amanyo hano muri kaburimbo. Ejo cyangwa ejo bundi icyo kibuno kizagushiraho. Urumva? Hano wabwiye ati ni CH yigende. Urumva? Ngewe icyo nakubwira cyo mujye mushimira Imana, dushime Nyagasani ikiduhaye amahoro. Naho ubundi nta muhanga w'ubuzima, nta metere ku buzima, isaha n'isaha ubuzima buragucika,
ugakomeza iby'isi ukabisigiza inyubako uri kubona ukazisiga, ntakagire uwirata kuri iyi si. Twese turi abantu, kwiyemera kwanyu rero Imana izabereka. Iyo umuntu yumvise izina ngo Akabwana ubyumva ute? Ushaka kunzanaho Nyakabwana se nka rwa rwana rw'i Musanze? Aho kuki uriya rwana rugira disipurine. Ngewe mbwire n'abantu niba hari n'uwashyizeho komantere ngo Yakamwana yakubise umwana, bagusabye gufungwa. Umva rero mbabwira, niba mwebwe mutajya mwigisha abana ikinyabupfura, uriya mwana singana nawe. Mwabonye ukuntu yatinyutse Kanyombya, ibigambo yamubwiraga. Nanjye ubwanjye Kanyombya ntabwo namubwira nk'ari amagambo yamubwiraga. Niba winjiye muri entertainment, muri industry, apana kuzana indiscipline. Showbiz ni showbiz, ariko tujye tugira n'ikinyabupfura. Ukatinyuka umwana ungana kuriya mbyaye ngo ndi Nyakabwana. So what is that? Oya buriya ntabwo namukubise, nashaka kumukubita nyabyo urushyi bita Rarasalamu, agahita asinzira nk'iminota nka 30. Nje mubita urushyi bita Rarasalamu nyarwo, ariko buriya rwaramushije. Ariko buriya twagaruka ko we hari abantu wenda bakomatinze ati uriya mwana abivuze wenda byamunaniye kuvuga Yakamwana, ariko twebwe nk'abasesenguzi twaze gusanga uriya mwana ari agasuzuguro no kwigira umunyabwenge, kuvuga ngo anyitukishwe ngo Nyakabwana, kuvuga Yakamwana byari bimunaniye. Twaje gusanga bitaramunaniye, ahubwo ari gushaka kunukira mu magambo, kunukiramo. Ikindi gihe nitwongera kuganira uzareba ko atazavuga neza mu kinyamupfura. Aradukurikirana cyane. Ikindi kintu, ari video nshaka kukwerekaho gatoya, ameho komantere ke n'uwo muntu ndakiye kumuzi. Reka nkwereke ifoto iyi komantinga. Iyi yo hejuru se? Uno muntu uyu ni Sadunda. Sadunda komantinga kuri ino myambare. None se yaranze, yarakomeje neza neza, yigize Miss Rwanda, ariko nana Sadunda rwose. Komantere kuri oya ngewe ubu rwose Sadunda ntacyo namuvugaho, nakomeza umwugaho, kuko baranabivuze ngo abatinganyi niba ari abatinganyi ngo bapfa kuba babyumvikanye ngo ni uburenganzira bwabo. Sizo babibajije hano arabisobanura, ni uburenganzira bwabo. Ariko Uganda ho Museveni yari yabafatiye umwanzuro usha kubakubita no kubamanika. None si ibintu barabyemeje neza, ntacyo bitwaye. Banago babyemeje neza, kuko numva ko bamwe bavanga no burenganzira bwabo, abandi bakavuga ati nta urabona barimo baratingana, kuko bino bintu tubizi muri gereza. Mbizi muri gereza rwose. Ariko rero ibi bintu byo kubona umukobwa arongora mugenzi we bakabana mu nzu, umwe ari umugabo wundi, nge byaranshanze. Barahari hano benshi, hari nabo nzi rwose nakurirwa mvuga, babana ari babiri bakabana mu nzu ari abakobwa babiri, ariko umwe ari umugabo wundi. Unyibukiye uwitwa Zuzu na Zurufati, urabibuka kwa Shangazi Jeni? Ngewe rwose ibi byaranyebe, ariko nk'abahungu bo noneho bateye iseseme n'agahe. Ibaza umuhungu rero ku muhungu, umuhungu ku muhungu rwose mu kabuno n'ukuri kw'Imana. Mpamvuze n'ino myambaro ya Prophete Manzi, abantu bagombye kwibaza ngo umugore abibona gute, ariko yaranyibwiye mu kiganiro ambwa ati ibintu kugira ngo mbone ibirebe by'abana simbikora nk'umuntu ubikora. Ariko nabo ni ibirebe by'abana, isire by'abana, ariko none hari abantu bashobora kuba bamubona bakamukunda kanamutwerera. Ariko ngiye nigeze kubabwira umuntu w'iwacu wavuye mu nkambi ajya muri Amerika, yari yarigize umukobwa nawe bamwitaga Twitaho, abantu twese twabanye mu nkambi turamuzi. Yageze muri Amerika akajya abeshya ikizungu cy'igisaza ngo ni umukobwa, ikizungu kikajya kimuha amafaranga kizi ko ari umukobwa. None bageze mu buriri umuzungu agiye kureba umukarita asize ngo ni umukobwa, asanga afite kabandi ingana ngo umusozi wayo. Umuzungu uzi ikintu yamukoreye, umuzungu yahise amurasa, kuko abazungu bo nta mikino bagira. Umuzungu yarebye amafaranga yamuriye amubeshya ngo ni umukobwa. Noneho Mukaritasi yageze muri Amerika, kubera biriya biryo barya n'ibirungo n'iki, aragenda arabyibuha azana amabuno,
none wajya umuntu ukagira ngo ni umukobwa rwose kumva ari umuhungu. kumva ari umuhungu. Umuzungu yahise amutikura isasu rwose. Abantu abakobwa bakora nk'ibyo gira icyo babwira cyangwa wenda icyo bavuga ubundi twisoreze tugere mu kandi kazi. Of course njyewe nk'uko mbyumva wenda kuri njyewe numva wenda ari bitashoboka kuba umukobwa yatingana n'undi, ariko ko abantu tudakoromye kimwe kandi tudateye kimwe, buri wese agira intekerezo ziwe no kuba yakumva wenda ko ari byiza ari byo byiwe nyine, kuko buri muntu wese agira ikimushimisha. ariko njyewe kugira ngo njye gutingana n'abeshyi najya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kanyamerika murakazi no muri segonderi najya United State rwose Kanyamerika rwose nkagakubara nkakarenza, ariko ibintu byo gutingana it is not clear my friend, biriya ntabwo ari ibintu. Reka tugushimire, tuzongera guhura mu kindi kiganiro, ariko mfite amatsiko yo kuzabasanga muri iwanyu mu rugo cyangwa mujye muzamuri hakurya hariya. Oya njye uyu mwana nta n'iminsi ibiri bushire ntamugejeje mu nkambi kugira ngo bamushyire kuri dosiye yanjye, nibiba ngombwa dutegereze migration dosiye tuyikurikirane turi hamwe kubyo tuzajyana no muri Amerika. Ariko uzi kujya muri Amerika uri wenyine ukajya gukora ukagaruka ukitekera, ariko muri Amerika najya njya gukora uyagasigara mu rugo, yaba yagiye ku kazi ngasigara mu rugo ndi gutegura ibyo mu rugo. Muri Aterasiya rero Mutoni, so Mabusha Mutoni Asiya umwana wanjye ndamubonye, ejo cyangwa ejo bundi turaje tujye tugufasha kurera Ian. Thanks. Imana ibarinde.